aha politike ni umuhamagaro, ni ubushobozi, byose birimo, kuko hari abantu byagaragaye ko abantu bashobora kuba barize mu kaminuza zizwi zinakomeye ku isi, ariko bagera muri politike ikabananira bagakora dega. Ni ibintu bibaho, bagakora amarorerwa. Nge rero ntekereza ko politike ni teori bitahuye na pratique. Ntekereza ko nge ngira ngo hari ukuntu nyine umuntu aba yishoye muri bya bintu adafitiye umuhamagaro. Nge niko mbisobanura. Nge ndavuga ngo hari ibintu bibiri, wenda turaza gushaka ikinyarwanda cyabyo, kimwe ni passion cyangwa passion. Wenda navuga ko hari impano, hari n'umuhamagaro. Kimwe gishobora kuba ibyo twita ngo ni vocation, cyangwa se ikindi kikaba passion. Passion harimo kuba n'ikintu ubwacyo ugikunda, ariko kugikunda ntibihagije, ukwiye no kuba ugishoboye. Nk'uko umusaza yabitubwiraga, kuba kubera abandi urumuri, kuyobora abandi bantu, bisaba, hari n'ubwo bisaba wowe kwiyibagirwa ugatekereza mu byo bita inyungu rusange. Ntabwo kuko politike urebye uyikorera abandi. Umunyapolitike ashinzwe gukorera abandi. Nta munyapolitike wikorera uba, ashinzwe gukorera abandi batari. Niyo mpamvu babatandukanya nabo, wumva umukumva umuntu arakubwiye ngo yikorera ku giti cye. Umunyapolitike ntabwo yikorera ku giti cye. Umunyapolitike afite ni umuntu utwaye urumuri muri Unity Club, uriya muryango washinzwe na nyakubahwa First Lady. Abanyamuryango twitwa intwara rumuri. Umuntu utwaye urumuri amurikira abandi, uwo ni umunyapolitike. Ariko nyine nk'uko nabikubwiye, hari igihe ubu bya bintu nakubwiye ibyo witaga ngo umuhamagaro, hari igihe bidahura n'ibyo wize. Reka tuvuge umuntu wagiye mu ishuri akiga akaminuza, ariko akiroha muri politiki atabishoboye, ngo kuko wenda bamubwiye ko ariho hari umugati, cyangwa se ariho ahembwa menshi. Hari umuntu rimwe ariho hahahika, hari umuntu ariho ibyo bakunze kwita ngo nimbehe. Hari umuntu nigeze kubona buri gihe, ano munyapolitike nigeze kumubona buri gihe uko akanze mikoro, ziriya mikoro dukunda gukoresha, buri gihe uko akanze mikoro nkumva avuga ibintu bitumvikana. Noneho nk'umuntu tuziranye ndamwegera, dusa n'abatera urwenya, ndamubwira nti ariko ko wize kunzi kuri PhD, ariko buri gihe nkumva ibintu uvuga bitumvikana, bimeze bite? Arambwira ati kuko nibwo naje gutandukanya umunyapolitike n'umuntu ukora akazi ka politike. Hari umuntu ushobora kuba ari mu mwanya wa politike ariko atari umunyapolitike, ari umutekinisiye, agakora akazi, agakora politike nk'akazi kamuhemba cyangwa kamutunze gusa, ariko uwo muntu akaba atari umunyapolitike. Ni ukuvuga yuko rero ibyo byose birashoboka, ariko ngira ngo nk'uko umubyeyi Rutaremara yarabitubwiye, byanga bikunda politike isaba kwitangira abandi, isaba kureba inyungu rusange, isaba gutwara urumuri rumurikiye abandi. Yego honorable, ngira ngo inshoza y'ibyo isa n'iyumvikanye. Senateur Evode, wakumva neza ibyo muzahita tuvuze, birumvikana ko hari abashobora kuvuga bati politike, hari abamenye ngo etenard de mentir, no buryo bwo kubeshya, no buryo bwo kureshya warangiza ukigendera. Ariko politike nziza se nayo ntibaho, uburyo bwo kweza kugarura icyizere ku bantu bari bafite iyo myumvire yo kumva ko politike ari uburyo bwo kureshya. Abanyepolitike bayikora baza bakareshya abaturage, bakababwira bati mwebwe nimutujya inyuma gusa, ubundi byiza biri imbere. Uburyo bwo kubyeza ku buryo icyo kintu kivaho bikorwa biti? Nge ntekereza ko wenda muzehe Tito yashoboraga kubigusobanurira neza kundusha, uretse ko nanjye hari ibyo nabonye. Hari abantu bagiye bayobora ibihugu byabo bakabiteza imbere, urugero rutari kure, ntabwo bajya kuvuga ngo ujya kurisha hera ku rugo, wahera hano. Urebye ibyo RPF nko mu muryango navuga kuva muri 1994, uyoboye igihugu navuga ngo ni nka moteri mu buyobozi bw'igihugu, nubwo mu mahame remezo twiyemeje kugenderaho
harimo ndetse n'ibintu byari byaranaganiriwe no kuva n'igihe cy'imishyikirano yarusha ihame ryo gusaranganya ubutegetsi nta bwikanyize, ngira ngo ubona ko inzego za leta zubatse iryo hame ryubahirizwa uko bikwiye, ariko birumvikana RPF ikomeza kuba moteri, ariko navuga ngo reka duhere wenda imyaka His Excellence amaze ayobora igihugu. Ufataho u Rwanda rwari ruri, hari igihe cy'inzibacyuho cyabayeho hagati ya 1994 na 2003 igihe hajyagaho itegeko nshinga rishya, wabivuze Muzehe Tito yayoboye komisiyo yateguye iryo tegeko nshinga, nyuma tuva mu nzibacyuho tujya mu matora ya mbere y'umukuru w'igihugu yabaye kuva muri 2003. ushobora kureba uko u Rwanda rwari rumeze kuva jenoside irangiye. U Rwanda ntabwo rwari igihugu, nta nubwo abantu bibazaga ko abantu bazongera kubaho, abantu bazongera kugira ubuzima, umuntu azongera kujya kwa muganga akavurwa, ntabibazaga ko umuntu azasubira mu ishuri, ntawibazaga ko umuntu azamara ukwezi agiwe mu nzu akaryama nta muntu umusanze we ngo amwice amutware ibye. Igihugu cyari akajagari, yari failed state. Yes, failed state ni ukuvuga ngo niko babyita, ariko ni ukuvuga ngo icyo gihe hari hakenewe abayobozi bafite icyerekezo, abayobozi batanga icyizere cy'ejo hazaza, kuko hagiye habaho za porogaramu, uribuka muri za 2000 bashyiraho ikintu cyiswe ngo icyerekezo 2020 vision 2020. Uribuka za gahunda zabayeho, zimwe zabaga z'imbaturabukungu, iziterambere, ibyahoze byitwa za IDPRS hano, iya mbere n'iya kabiri, kuva mu 2000 kugera muri 2020 hari aho abantu bari bageze. Ari nabyo urwo rugendo rwatumye mu mwaka wa 2015 mbere yaho gatoya deja abaturage basaba ko itegeko nshinga ryahinduka, kuko manda z'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame zo yemererwaga zari zirangiye. Abantu baravuga bati rero dukurikije urugendo turimo, dukurikije icyerekezo cyaho turimo kujya, turasaba yuko icyabaye ingingo y'101 murakizi mwese. Abaturage barahaguruka basaba ko itegeko nshinga rihinduka. Nibuka mu 2015 mu mpera za 2014 ngira ngo nagiriwe umugisha wo kuba mu bantu bafashije inteko ishinga amategeko kuvugurura itegeko nshinga icyo gihe. Honorable Veneranda nawe yari mu nteko, aribuka umwuka wari uhari, aribuka n'icyo abaturage basabaga. Icyo gihe rero nibwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yahawe manda idasanzwe y'imyaka 7 yavaga mu 2017 kageza mu 2024, manda y'imyaka 7, manda idasanzwe y'imyaka 7. Ari naho haje ya gahunda ya mbere y'iterambere yiswe NST1. Urumva ibyo bintu byose ubirebye birakwereka aho u Rwanda rwari ruri, ku mugani w'Abongereza bavuga ngo from scratch cyangwa se from nothing to something, kugeza icyerekezo. Ibyo rero yakubwiraga, hari umwarimu professeur de sciences politiques wigisha muri kaminuza ya Montreal yigeze kumbwira ngo, nkurikije ibyo umusaza Tito Rutaremara yavugaga, igeze kumbwira ngo iyo impyisi irimo kwiyamamaza ibwira ihene ko itazongera kuzirya, irazibwira iti ubu nyuma y'amatora rwose yes ngiye kuba vegetariye, ngiye kurisha, ntabwo nzongera kurya inyama, nzajya ndya ibyatsi. Donc ubwo ibyo ngibyo ubwabyo birakwereka yuko koko bishoboka ko hari abanyapolitike b'abavanturiye, donc bameze nk'abatekamutwe kuko babeshya abaturage bakabizeza n'ibidashoboka. Noneho nyuma y'amatora abaturage bagategereza cya cyizere wabahaye bakakibura. Ariko rero icyo nashakaga kuvuga, ntatwaye umwanya munini, byari ukuvuga ngo si ngombwa wenda ko njya no mu bindi bihugu, kuko hari abantu bayoboye ibihugu byabo neza bagera aho babigeza, ariko njye nahereye ku Rwanda nkwereka kuva muri 1994 kugeza ubu ushobora kubona politike nziza, ushobora kubonamo igisobanuro cya politike nziza. Hanyuma Senateri Evode, mu 1948 habayeho isinywa ry'amasezerano arwanya ikorwa rya jenoside. Hari nyuma y'imyaka 3 jenoside yakorewe abayahudi baye mu ntambara ya kabiri y'isi, ubwo yari ikurikiranye n'iy'Abanyarumeniya yari yarabaye hambere mu ntambara y'isi hagati. U Rwanda ni rumwe mu bihugu byashyize umukono kuri ayo masezerano, ariko haza kubamo reservation cyangwa se kwifata ku ngingo irebana no gukora jenoside. Byari bisobanuye iki
Bon, wenda ku ruhande rumwe ushobora kuvuga ko byari bisobanuye icyabaye muri 1994. Icyo ni nk'uko kuko aho ngaho u Rwanda kuvuga ngo ruri mu basinye yego amasezerano yo muri 48 ariko u Rwanda rwayaratifiye muri 75. ubwo ni ukuyahuza n'amategeko nicyo bivuga babyita ngo ni ukwemeza burundu, biba bivuze ko ufashe iyo terete cyangwa se ayo masezerano mpuzamahanga ukayashyira mu bigize amategeko y'igihugu. Domestication. Ibyo nicyo bisobanura. Yego, domestication cyangwa se reservation du droit international en droit interne niko dukunda kubyita mu zindi ndimi. Ubwo rero ntabwo ubundi niyo birasaba ko iyo twabiganiraga muri za kaminuza n'abandi bahanga mu mategeko mpuzamahanga, ubundi icyo kintu cyatubereye ihurizo, kuko ubundi hari andi masezerano ya Vienna bayita ngo ni amasezerano nyine niyo urebye atanga imirongo migari y'ibyo amasezerano mpuzamahanga yose agomba kubahiriza. Bayita ngo ni convention sur le droit des traités. Iyo ngiyo rero ubwayo isobanura neza ko igihugu ntabwo gishobora gushyira reserve, ntabwo gishobora kwifata ku byo bita purpose and subject. Ni ukuvuga ngo ntabwo igihugu gishobora kwifata ku cyo amasezerano runaka agamije. Sinzi niba twumvikana neza. Ni ukuvuga ko umaze kwifata ku cyatumye ayo masezerano abaho, birutwa no kuba utayarimo, ahubwo bakubwira kuko ntushobora kwifata ku cyatumye amasezerano abaho. Ku mpamvu uzarebe n'itegeko ryose iyo bagiye kurikora baravuga ngo iki iri tegeko rigamije. Iyo rero bavuze ngo icyo aya masezerano agamije, niba ari ugukumira no guhana, niba ari uguhana noneho ingingo yo guhana wowe ukayifataho, none se haba hasigaye iki? Ntabwo byumvikana, kuko baravuga ko ntabwo tuzi uko byagenze, nta muntu wari uhari, nta wari aho izo deba zabereye, ariko ubundi nta muntu, nta gihugu gishobora kwifata ku kigenderewe mu masezerano. Ariko u Rwanda rwo icyo gihe rwarabikoze. Hanyuma ikindi ngatekereza ko nubwo wavuze kuri jenoside y'Abanyarumeniya. Jenoside y'Abanyarumeniya uzi yuko uyu munsi uyivuze ushaka kugirana ibibazo na Erdogan, ushaka kugirana ibibazo na Turukiya, wavuga jenoside y'Abanyarumeniya. Na nubu ni jenoside iri conteste, ntabwo iri muri za jenoside zemewe ku rwego mpuzamahanga. Ni kuko za jenoside nyinshi zagiye ziba dukurikije igisobanuro cya jenoside. No muri Cambodia yabayeho yese muri 59, muri 59 hano mu Rwanda habaye jenoside. Erega none si cyo Kayibanda yitaga la solution rapide et finale cyari iki? Tongo agakomye kose ngo ni inyenzi zateye abatutsi ba hano bakicwa. Iyo utangiye kwica umuntu umuhoye uko yavutse cyangwa kubera uwo ari we, kubera ubwoko bwe, muri convention ya jenoside nyine biri bien spécifié ko iyo icyari kigenderewe muri ari amasezerano nuguhana umuntu ushaka kurimbura abantu abahoye icyo bari cyo. Gusa tukunda kubivuga abanyamategeko, ikosa ryakozwe muri ari amasezerano no gushyiramo idini, kuko amasezerano buriya yakozwe nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, ariko bayakora batekereza kuri jenoside imaze kuba, ariko wenda badatekereza kuri jenoside ishobora kuzongera kuba, kuko idini ushobora kuba umugatolika uyu munsi ejo ukaba umuyisilamu. Ariko ni kimwe nuko naha ngaha n'abapfobya jenoside n'abajya kuzana za double jenoside hano icyo baba bavuga, n'abo banyapolitike bapfiriye hano bishwe muri 94, hari uwicara akakubwira atari ko ikintu uwiringiye Imana gata yazize n'icyo Rando yazize ntabwo ari kimwe. Bakavuga bati urupfu rw'abatutsi bishwe muri 94 n'urupfu rw'abanyapolitike uwiringiye Imana banzamurambaho bakava Ruganda n'abandi, aba banyapolitike bose bari contre, batari mu mugambi wo kurimbura abatutsi. Hari abakubwira bati aba bantu bo ubatandukanya gute n'abatutsi bishwe mu gihe kimwe? Ikibitandukanya n'amategeko, ni ikibazo cy'amategeko, kuko niyo bavugaga ngo jenoside Rwanda nta kintu waba uvuze
kuko uvuze jenoside rwanda waba uvuze ko ari jenoside yakozwe hagamijwe kurimbura abantu kubera ko ari abanyarwanda, kandi si byo byabaye iyo ntago rero ibaho. no bibaho kuko lo jenoside le critère national iri muri critères ziri muri convention. Donc ni ukuvuga ngo reka dufate nk'urugero nuvuga ngo aba Tshisekedi na ziriya ngabo bateye u Rwanda bashaka kurimbura abanyarwanda bahereye ruhande, iyo yaba ari jenoside nationale kuko hashingiwe kuri nationality. Donc noneho rero ni ukuvuga ko ibyo rero nta jenoside ishingiye kuri nationality yabaye mu Rwanda. Hano mu Rwanda abatutsi bishwe kubera ko bari identifiye ko mutera. Urukiko mpuzamahanga rwa Arusha rwarabisobanuye, ibyo ntibigibwaho impaka. Ndetse banavuga bati critère politique ntabwo muri za criteria za convention ya 48 ntabwo umuntu wakwicwa kubera ibitekerezo bye bya politike, ntabwo icyo bagishyizemo. Basanze icyo bataragishyizemo rero nicyo gituma aba banyapolitike bishwe muri 94 bisobanuka neza impamvu bapfuye ko ari abantu bari opposé na ari abantu batemeraga umugambi wo kurimbura abatutsi. Ariko bo iyo ugiye kuvuga les victimes du génocide perpétré contre les tutsi, jenoside yakorewe abatutsi, uko wabigenza kose hari ababishyiramo amarangamutima, ni ikibazo cy'amategeko, ntabwo wabashyiramo. Rwose ibyo ngibyo byo biri clear, duhora tubisobanura. Ushaka kubyumva arabyumva, ushaka gupfobya agapfobya akavuga ngo habaye double jenoside, ngo habaye. Donc ibyo byose urabyumva, renegationniste barabivuga. Ariko icyo nashakaga kuvuga ni igiki, ni ukuvuga ngo wambajije impamvu u Rwanda rwifashe. Nibaza ko rwifashe kubera ko rutashakaga kuzaba accountable, kuko nkuko honorable Veneranda yarabivuze, ntabwo jenoside ari ikintu kiva mu ijuru ngo kikubite hasi hano hasi. Jenoside les gens ont été endoctrinés, abantu barigishijwe jenoside. Iyo uhera kuri kuko iki gihugu nkuko babivugaga politike yacyo yagiye yubakira ku macakubiri. Nibyo bya bindi bya politike nziza twatangiriyeho byo kuvuga ngo iyo umuntu adafite icyaha abaturage iteka yihisha mu gikote cy'ubwoko. Donc kujya mu gikote cy'ubwoko ubwabyo ni ikibazo. Ureba na cya kinyuma bavuze byuko ngo ibi yababwiraga abantu abo Bansengiyumva na Tore bamubwiraga bari mu mishyikirano byo kuvuga ngo murashaka kuzaheka. Hari umwarimu watwigishaga isomo ryitwa droit pénal spécial yitwa n'umubirigi witwa Robert Kant, muri za 91 yigeze kutubwira twara abanyeshuri, yavuga atari ku bundi mwebwe donc abantu barimo bavuga batari ku bundi FPR niki. Ikintu nasigaranye mu bintu byinshi yavuze mu gifaransa cyinshi, yaravuze ngo ce sont des revanchards monarchiques. Les revanchards monarchiques, tu comprends ce que ça veut dire? Les revanchards monarchiques ni ukuvuga ngo abantu bashaka kwihora mu buryo bwa cyami. Oya urumva n'abantu b'abarakare bashaka gusubizaho ubwami kandi bakanahora. Les revanchards donc ni ukuvuga ngo ni abantu batakaje ubutegetsi barashaka gusubizaho ubwami bwabo, sibyo? Kandi haba harimo na component yo guhora. Ni abantu nicyo les revanchards monarchiques. Oro ntabwo ari cyo byavugaga. RPF iby'amateka bereka aho igereye hano, kuko wibazaga koko ukuntu bakazana za image za kera koko abantu b'abagaragu bahetse abatware. Noneho ukibaza ukavuga ngo kera ko nta modoka yari hari, uyu munsi izi V8 zigenda hano mu muhanda, ubu Tito Rutarema ruramwicaza ku ngobyi umujyane hari yiwe. Ko numva ari byo biruhije kuruta ko wamureka akagenda muri ya modoka yahagaze hano hanze. Ariko urumva iyo ubeshya abaturage binjije, kubeshya abaturage binjije ubwabyo biroroshye. Ni niyo mpamvu nanakubwira ngo umuntu wese udafite icyaha abaturage yihisha mu macakubiri, kuko nubwo ibyo byo guhungeta abatutsi kuva muri za 59 hari ibyabayeho, kuko buri u Rwanda iyo ndeba amateka yarwo wayarebera nko mu byiciro bine wihuse cyane. Iki cyiciro cya mbere ushobora kujya rwa rubanda rw'umwami mbere y'umwaduko w'abazungu. Abazungu bakaza bagashaka noneho gukura rubanda ku mwami ngo babigarurire. Noneho haza ariko Senateur Vode, ubwo reka ndangize ibyo byiciro bine, ntabwo nashakaga kubisobanura. Ibyo ngibyo iyo bije umwaduko w'abazungu, abapadiri bera nkuko babivuga les missionnaires bose baraza, noneho coïncide n'ubukoroni. Ariko ubwo hari u Rwanda rwa mbere y'ubukoroni,
rwa rubanda rw'umwami nkubwira ngira ngo muzi bya Musinga uko byamugendekeye kugeza ahunze akajya banza kujya hariya za Cyangugu abantu bamukundaga bagakomeza kumugemurirayo bakongera bakamuca bakamucira mu bakagenda za Kongo ibyo murabizi basa naho babohoje Rudahigwa aranabatizwa Charles Léon Pierre ibyo murabizi none ubwo ibyo rero birazamuka none bigeze muri za mirongo ubwo wari urimo kuvuga nko muri za 50 hafi aho ngaho ubwo urumva Tito yize Astrida yize Inyanza oya Astrida ni groupe scolaire yo mu ndatwa donc hari ahantu higaga kuko abana b'abatware bari bahari bagiye kwiga yo sinahize rwose okay ababyeyi banyine yakwitiranyije ababyeyi okay ni narinzi yuko wahabaye na za Setandere hombi na mugenzi wawe wa kera navuye muri okay iwacu hari ikizigoronza muri Setandere muri Setandere okay voilà donc urumva rero abahize icyo gihe noneho babandi les missionnaires nabo bafata abahutu babajyana muri za petit séminaire babajyana mu mashuri mu maseminare bakayibanda niyo mpamvu ubona bari abaparimehutu hafi ya bose nubareba uraza gusanga bose susonde diplômé bo mu mashuri ya kiliziya nta bantu bize mu maseminare noneho abo bantu rero uzi document yiswe mise au point yababikubwira ukazamuka ukagera ku kiswe manifeste y'abahutu bamwe bavuga ko bari abantu atari nabo bayanditse noneho MDR parimehutu gitangira cyitwa intuza ngo mouvement social du Muhutu 5 7 kikaba parimehutu nyuma yaho gatoya ya Republika kikaba bakongeraho MDR urumva ibyo bintu byose ubizamuye uko byabaye na n'ubwicanyi bwakorewe abatutsi muri 59 no kuva mu gihugu bagahunga ubwo aho ngaho ubugeze urangije igice cya kabiri none ukongera ugashyiraho za Republika ya mbere n'iya kabiri nazo zubakiye ku macakubiri ariko zubakira ku macakubiri ari mu bwoko bubiri ashingiye ku turere nashingiye ku bwoko kiganduga iraza ariko aho tututse utavuye turi buze kuhagaruka gatoya ahubwo ndashaka Senateur Vode ubihuze hari personal testimony cyangwa se ubuhamya ku giti cye honorable Veneranda yigeze kudusangiza gato kugira ngo duhuze n'iyo politike yari hari n'uwo mwuka wari uhari byaba byiza nawe nagiraga ngo use n'utubwira mu magambo make ni ibiki wibuka byari bihuye n'uwo mwuka uteye utyo ku buryo abantu bavuga bati abantu babibayemo koko birahari n'ababihakana dore proof ibintu nk'ibyo ababibayemo sinzi niba numvise ikibazo cyawe neza kuko nari ngiye kugera muri za 90 muri iyo politiki yavuze y'amashyaka yongera kugaruka kuko Tito Rutaremara yageze kudusobanurira ibyo muri za 90 ibijyanye n'amashyaka yo muri kiriya gihe n'ubundi rero muri za 90 nyuma y'inama ya Labore Mitterrand amaze kubwira abantu bo muri France Afrique ibyo murabizi amaze kubabwira ko bagomba kwemera demokarasi n'uburenganzira bwa muntu bagafungura urubuga rw'amashyaka menshi Habyarimana asa no mu bantu nko mu bantu bashobora kuba barahatiwe kwemera demokarasi ariko atari abademokarate donc uraza kuvuga ngo le sommet ya Labore yabaye mu kwezi kwa gatandatu muri 90 RPF itangira urugamba mu kwezi kwa 10 nyuma y'iyo sommet aho ngaho ashyiraho ikintu yise ngo commission commission nationale de cohésion cyayoborwaga na Edouard Karemera umuzi nka rukusanya mugabo w'umunyakibuye ukomoka hariya mu cyahoze ari commune Mwendo sinzi ubu ngo nihe uwo muntu ibitekerezo yagiye gukusanya hose mu baturage ari nabyo byavuye mu itegeko nshinga rya 91 uyu muntu kimwe mu bintu byari muri iyo raporo ye nuko ubutegetsi bwa Habyarimana abaturage bari baburambiwe hanyuma ni unareba rero ishyaka nukuvuga ngo constitution yemera amashyaka menshi itangajwe kuri 30 z'ukwezi kwa gatandatu muri 91 mu kwezi kwa karindwi ku itariki ya mbere ku ikubitiro MDR yari yamaze kuba amashyaka ayangaya ya mbere y'ikubitiro MDR yari yamaze kuba mu kwezi kwa karindwi nyuma yo kwezi kumwe bivuze ngo ni ibintu uribuka hari n'abandi bantu 33 bandikiye president Habyarimana bavuga ko harimo ibintu bibi bashaka multipartisme bashaka na demokarasi kandi ko hakwiye kuba impinduka ubwo politiki y'amashyaka menshi icyuza kubona rero ni iki MDR yo muri 91 nkunda kubivuga abantu bamwe bagacinyeka amenya ariko yarongeye iterura iravuga iti
kubwira abaturage ko ari rya shyaka rya kera, rya shyaka rya Kayibanda tugaruye, biraduha abayoboke mu buryo butaturuhije, mu buryo butatuguye. Ariko ndagaruka kuri wa mubirigi wavuze ngo revanche monarchique. Nubundi abantu bo muri MDR nabo bari revanche kuko bishyuzaga Habyarimana, abanyapolitike b'abanyagitarama yarimbuye 73. Donc nukuvuga ko nabo bari muri politiki imeze nko guhora ajya ku butegetsi. Ko Habyarimana ajya ku butegetsi nawe yarimbuye Kayibanda na guverinoma yose. Yarabishe bamwe arabafunga na bakayibanda bamwe bagiye bapfira aho bafungiye. Avuga ko ari izindi wabisha atabizi. Donc ibyo byose rero birakwereka iki? Ibyo byafunguye le front muri donc hagati y'icyo kintu cyiswe hutututsi kubera wa munyapolitiki udafite ikindi kintu abaturage hajemo na kiganduga. Noneho iyo kiganduga rero nubundi mu gihe cy'amashyaka nubundi rongerera garuka n'ikimenyimenyi sina MDR yonyine mvuze. Nujye no kureba amashyaka uko yagendaga avuka ni IPS turaza gusanga nayo yari yiganjemo abanyabutare n'abanyagikungu. Turaza kubigarukaho na urumva turi bubigaruke hose na amashyaka yatangiriyemo na ahubwo yego ibyavugwaga bidashyirwa mu bikorwa biri no mu byenyegejwe biragenda bigeza kuri jenoside yakorewe abatutsi. Senateri Vode, iyi jenoside yakorewe abatutsi ni icyaha cy'ubugome cyakorewe inyoko muntu, ni icyaha mpuzamahanga. Ikindi kitakigibwaho impaka mu mategeko nibyo bajya bakunda kuvuga ngo ni res judicata ntibikigibwaho impaka nyine. Hari uwavuga ngo abantu bakabaye barigiye kuri aya mateka, ariko n'ubu u Rwanda ruri mu karere karimo bimwe mu bihugu bifite abanyepolitiki bakirangwa n'imvugo z'urwango. Hari wakwibaza ngo harabura iki ngo abantu bigire ku mateka ya jenoside yakorewe abatutsi? Bo ngira ngo si n'abanyapolitiki bari mu karere gusa, ahubwo hari n'igihe tuvuga ngo ese hubwo isi yose muri rusange yigiye iki kuri jenoside yakorewe abatutsi? Ese isi yose muri rusange yigiye iki kuri jenoside yakorewe abayahudi? Iyo jenoside yakorewe abayahudi isi igira iki yigiraho, ntabwo jenoside yakorewe abatutsi yari kuba. Iyo bavuze never again yavuzwe ryari, ntibizongere kubaho ukundi. Ibyo ni ibyavuzwe ariko ntabwo byigeze imvugo ntiyigeze ibingiro. Ibyo ni bya bindi nkubwira nakomeje kukubwira yuko umunyapolitiki udafite icyaha abaturage abaha amacakubiri kuko nicyo cyonyine abafite. Ni ukuvuga ariko nanone hari abantu bigiye kuri ni narwo rugamba rumaze imyaka 32 tubwira abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi nkuko wabivuze. Buri muntu wese akwiye gutekereza akavuga ngo ese muri rusange umuntu yigira iki ku mateka, yaba yawe bwite cyangwa yaba y'igihugu. Cyo ni kimwe. None tugiye cya kabiri kuri jenoside yakorewe abatutsi, kuko turacyabona abanyapolitike bari muri aka karere, barimo n'abakuru b'ibihugu bacyumva ko hari abantu batagomba kubaho. Imbwirwaruhame meza Tshisekedi imbwirwaruhame z'abanyapolitike bo muri Kongo, mwarabumvise abitwa uyu wari ministre wa justice uribuka discours yavugiye hano hakurya igoma, uyu witwa ninde, uyu wari ministre wa justice muri Kongo yitwa nde mu minsi ishize, uriya musore w'imisatsi myinshi wafunzwe, izina riraza kuza. Uyu muntu muribuka imbwirwaruhame zahanga, uribuka ibyo generali Ekenge yavuze ejo bundi, sibyo? Avuga ngo yishyira abantu awoninga abantu, donc aburira abantu kutongera kurongora abatutsi kaza. Izo ni imvugo zidatandukanye cyane n'izaba Mugesera zo muri 92. Ariko noneho hari n'abantu ubona ku mbuga nkoranyambaga bihinduranya amazina, akaba ari umuntu nyine. Ndashaka kukubwira ko ibi bintu byitwa ibikote by'ubwoko abantu bacyambaye by'amacakubiri turacyabibona. Ariko iyo utangiye uvuga aho utangira wavuga ngo umunyapolitike ninde, abantu bafite ibyo bitekerezo nkuko wabivuze bamwe bayobora ibihugu, noneho hari n'abifuza nanone ngo kuyobora u Rwanda. Ubona bari mu murongo wa leta yakoze jenoside, either nabo ngabo bakiriho cyangwa n'abana babo babakomokaho, banze kwivana muri icyo gikote cyo kumva ko abatutsi ari abantu nabo bagomba kubaho, bafite uburenganzira ku buzima. Ibyo urabibona kuko muri za discours hari abantu hano, hari amategeko, hari uburyo politike yo mu Rwanda ikorwa. Twebwe icyo tureba urasanga u Rwanda rwarigiye kuri ayo mateka, kuko
dukurikije nk'ibyo Tito Rutaremara yahoze avuga bijyanye muzehe yahoze avuga bijyanye n'uburyo amashyaka yo muri 59 yabayeho, turebe ayabayeho hagati ya 91 na 94, wabonye yuko amacakubiri ntaho yari abujijwe. Kubaka ishyaka rishingiye ku karere, rishingiye ku bwoko, rishingiye ku macakubiri, nta tegeko ryabibuzaga. Ariko urebe amategeko dufite, uhereye ku itegeko nshinga wahereyeho, ukareba itegeko nshinga ryerekeranye n'imitwe ya politike, ukareba itegeko ngenga, ukareba amahame remezo yanditse mu ngingo ya 10 mu itegeko nshinga. Ikintu cya mbere ukongera ukareba hari umutwe uri mu itegeko nshinga uvuga ku mitwe ya politike, ukavuga ibibujijwe ko nta mutwe wa politike ugomba kubakira ku macakubiri cyangwa ivangura iryo ari ryo ryose. Ndetse hari urwego rushinzwe kwandika amashyaka, iyo RGB ubu irahari, ndetse no mu nshingano za Sena n'amashyaka afite ahurira muri forum yayo, hari forum y'amashyaka kugira ngo hatazagira ishyaka ritandukira. Kuko nukuvuga ngo habaye kubaka ntuza systeme politique yubakiye ku mirongo ikomoka ku mateka n'ibibazo twagize. Kuvuga ngo kugira ngo igihugu cyisanga aha nuko cyayobowe gutya, kugira ngo igihugu cyisanga aha nuko cyimitse amacakubiri. None urebe bakavuga ngo ishyaka ryose rigomba kugaragaramo ubumwe bw'abanyarwanda. Urebe amahame remezo, ari amahame remezo 10 ari mu itegeko nshinga. Uretse irya mbere ribanza ryo kurwanya jenoside, guhana ihakana n'ipfobya ryayo ndetse n'ingenga bitekerezo ya jenoside n'ibyo yagaragariramo ibyo ari byo byose, niryo hame rya mbere. Ibindi biriya bijyanye n'ubumwe bw'abanyarwanda, by'amacakubiri, biriya bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, ibi bijyanye na za etat de droit nk'uko muzehe Tito Rutaremara yahoze abivuga muri za protocole zabaye negocier, ibyinshi urabisanga muri ya mirongo migari n'ubundi RPF yari ifite. Ikiyongereyeho ni iri hame rya mbere rikomoka kuri jenoside yakorewe abatutsi. Nge rero icyo navuga ni iki, cyo navuga nuko nkurikije uko systeme politique turimo twese dukoreramo ubu yubatse, ifite icyo yigiye ku mateka. Urabibona mu mategeko yacu, urabibona muri politike. Umukuru w'igihugu avuga ati hari ibintu bitatu twashyize imbere. Avuga ikintu cya mbere, aravuga ati ubumwe bw'abanyarwanda ni don't touch, nta ukora. Hari ubumwe bw'abanyarwanda, hari ukubazwa ibyo dukora no gutekereza mu buryo bwagutse. Umuntu utekereza mu buryo bwagutse, umuntu ufite ya vision icya cyerekezo, ntabwo atekereza mu macakubiri, kuko ntabwo byanga bikunda wayobora abaturage aho gushaka ibibahuza ushaka ibibateranya. Ngere ngatekereza yuko twubakiye ku mateka, twebwe biragaragara yuko twayigiyeho. Ariko nanone abantu bakiri muri ya ngenga bitekerezo yajyanye abantu kuri jenoside nabo baracyahari, n'urugamba tubamo buri munsi. Urakoze cyane Senateur Evode. Usa n'umbajije ikibazo nashubije kare, kuko ikigaragara ubumwe bw'abanyarwanda nicyo kintu cyonyine gishoboka cyatuma abantu batera imbere, abantu bagakorera hamwe, abantu bagakoresha umutungo w'igihugu muke uko ungana, bike bihari bigakoreshwa neza kandi bigasaranga nk'uko bikwiye. Ntabwo rero nibaza yuko hari ikintu na kimwe abantu bagerageje kubaka ubumwe bw'abahutu burananirana, kuko ntacyo bwari bushingiyeho. Abantu ubumwe bw'abakiga ntabwo bushoboka, ubumwe bw'abanyenduga ntibushoboka, ubumwe bw'abatutsi bonyine ntibushoboka. Nta kindi kintu cyashoboka. Icyo twabonye ni ubumwe bw'abanyarwanda. Ni nayo filozofi iri muri Ndi Umunyarwanda buri mwaka uzi ko muri Unity Club tuyiganiraho, ndetse no mu bindi biganiro bihari nabi twahoze tuvuga, biri mu mategeko, biri mu mahame remezo Sena ishinzwe gukurikirana by'umwihariko ibi bintu. Rero byose wambajije byose nyine ni indicators, ni ibipimo, kubera yuko aho u Rwanda rugeze, aho rwerekeza ni heza, kandi byashobotse kubera yuko abantu bashyize imbaraga mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda. Ngira ngo ejo bundi Minisitiri Bizimana yatubwiraga yuko tumaze kurenga turi ku bipimo bimaze kurenga 95%. Ariko bene iriya mibare nkunda kuvuga ngo ni perception wenda ni nkuko umuntu arebera inyuma, ushobora kureba inyuma ukibwira ko yinze ikomeye. Imibare igenekereje nicyo cyatse kuvuga. Oya, ni perception cyangwa reality. Hari uvuga ngo nuko abantu babona ibintu, abantu uko bigaragara, uko ibintu bigaragara birashoboka ko ibintu bishobora uko bigaragara bishoboka kuba atari ko bimeze. Ariko nibura ni ibipimo bigaragaza yuko ubumwe bw'abanyarwanda buri ku gipimo gishimishije, kandi abanyarwanda bashyize hamwe, bashobora guteza igihugu cyabo imbere. Nge nuko mbyumva, ni nayo politike nziza abari mu wundi murongo
simbizi aho berekeza. yego aha iminota rero yigize ijambo rya nyuma kuri iki kiganiro cyari cyiza